mukunzi wa 55 TV show. Duherukana kuri ya nkuru yacu ya Rose na Mark, ya nkuru y'urukundo rwa Rose na Mark. Duherukana Mark ari kubwira Rose ko agomba gutaha, ndetse na Rose yaramaje kubyumva. Dira aka kanya aho bigeze twagarutse, Rose ari gutaha nyine ageze mu rugo, yaragiye arakomanga ku rugo rwa Peter abwira umukozi ngo najye gukingura. Umukozi ageze aravuga ati mabuja uragarutse, aramuhobera aramubwira ati twari tugukumbuye, wari waragiye iwana, boss yataye umutwe, yabuze ahantu ashakira, ibintu byarakomeye hano ni ibibazo, dore n'umwe baryamye muri salo yarayagushaka, nararuhuka ntaragira ute. Ati nyine yarahagaritse ku rwego rwo hejuru. Rose aramubwira ati nta kibazo nagarutse, nta mpamvu yo kongera guhangarika. Aramubwira ati wari umeze neza. Umuhungu nawe aramubwira ati nari meze neza, uretse nyine ko twarakubuze, ariko ibindi byose byari bimeze neza. Nyine kumva nyine byari ikibazo cy'uko nyine wabaga udahari na boss adahari ari kugushaka, ariko ubu ngubu ndishimye kuba ugarutse, ndishimye nyine kuba byibura ugarutse nyine tu. Aramubwira ati okay, nta kibazo reka ninjire mu nzu. Ubwo umukozi yamutwaje amabage, yamutwaza amavarisi. Rose mu kwinjira mu nzu nyine akinjira, Peter yahise akanguka aravuga ati Imana ishimwe, Imana yanjye ishimwe. Araza aramuhobera aramubwira ati nene narakubuze, wari waragiye, watumye mpangarika, watumye umuryango wose uhangarika, mama wawe, papa wawe, buri wese harahangarika, watumye njya gushwana n'abantu, mbakekera ko ibyo ndi gukora atari byo. Ati mbakekera ko bagutwaye, nyine watumye nyine ibintu biba bibi nyine muri rusange. Sinzi nuko nabivuga, sinabona nuko mbivuga, gusa shimwa Mana, shimwa kubugarutse. Ati byibura ubu ngubu nakwicara nkashima umuhungu, nakwicara nkashima Mark, kuko ni wambwiye ko nyine nagakwiye kugenda nkicara nkatuza, wenda nyuma niwitekerezaho uzagaruka. Ati byibura wenda wiyambwiye ikintu kizima, byanga binoga, biragaragara ko nyine ewana nyine yatumye ibintu binyorohera, nubwo njye ntabyumvaga neza, ariko we yatumye byibura mbasha kuguha umwanya. None se umeze neza, nta kibazo, nta hantu wakomeretse, wari waragiye ubundi? Rose aramubwira ati ibyo ntabwo ari ngombwa. Ati cyambere nuko nyine nari naragiye kuruhuka, nkaba narabonye ku karuhuko, nawe biriya bintu ni byinshi nyine urabyumva. Ngaho umubyeyi wawe yarakugambaniye, ngaho undi nawe yarakugambaniye, wenda we ntacyo ngushinja cyane, nubwo wenda wari utangiye kudushinja ko kuba wenda njye na Peter twari tuziranye, nako na Mark twari tuziranye, ukumva ko nyine njye nawe nanone twari dufitanye connection, cyangwa se twari dufitanye aho duhuriye n'ibyari biri kuba, ariko nta kindi kintu njye nawe twari duhuriyeho. Nawe rero ntabwo wenda nari kubigushinja cyane, ariko nyine nawe ntabwo wari ubizi. Ariko nyine byari ibintu bikomeye kuba nabyakira kuriya, kuba navuga ngo ndabyakiriye byose biza bingwaho, byari ibintu bigoye. Mark aramubwira ati nta kibazo, nako Peter aramubwira ati nta kibazo, ndakumva kandi tuza, nishimiye ko wagarutse, n'ukuri kw'Imana abanza ndakoresha umunsi mukuru. Mark Rose aramubwira ati oya, ntabwo ari ngombwa kubigira ibintu bikomeye cyane, nyine ni ibintu bisanzwe, ndagarutse kutubane, ndagarutse nyine ngo ngarutse mu rugo, nta bintu birenze. Noneho Peter aramubwira ati basi wabibwiye ababyeyi bawe ngo bareke guhangarika ko waje? Rose aramubwira ati byose ngombwa, ibyo birabareba, nta n'ikintu nshaka kuvugana nabo, nubwo ngarutse hano ntabwo ari ngombwa ngo nongere mvugane n'ababyeyi banjye. Peter aramubwira ati nyamara byakabaye ngombwa kubabwira, byakabaye ngombwa ko nyine babimenye, bakamenya uko ibintu bimeze. Noneho Rose aravuga ati hoya, ntabwo ibyo ngibyo ari ngombwa, niwumva ari ngombwa kuri wowe babwire, ariko njye ntabwo nshaka kubabwira, kuko njye si ngombwa njye nyine ko babimenye, niba babimenye cyangwa babyihorere. Ahita nikomereza, aramubwira ati ariko ugaruka hano nkumbaze gatoya. Rose aramubwira ati hoya, reka mbanze byibura ngende mpindure. Okay, noneho Peter aramubwira ati okay, naribi, noneho genda wowe genda witunganye uruhuke, noneho ngenda ndashaka kutuganira, hari ibintu nshaka kutuganiraho. Ubwo batugarura kwa muganga, hahandi wa mukecuru na wa musaza bari. Ubwo umukecuru aramubwira ati none ahantu bigeze, ndi kumva ntangiye kuhibuka, ndi kumva ndi
kwibuka ati noneho ati sureba ati uwo mukecuru watiti nako Roza akimara kugenda Peter yicaye aho ngaho mu ntebe yasigara amutegereje, arangije araza nyine ahita amubwira Peter ati nyine nge ndashaka kukubaza, ndashaka kumenya ikintu kimwe, ati mu by'ukuri uracyakunda Mark ku rwego rwo hejuru? Roza aramubwira ati kuba mukunda cyangwa se ntamukunda nta kintu byaba bimaze, nta kintu byahinduraho nyine. Ati noneho Peter yahise ambwira arambwira ati we mbwira, hari impamvu nshaka kubimenya, hari impamvu nshaka kumenya nyine niba ukimukunda. Noneho ati nahise musubiza ati nyine ndamukunda nyine, ariko nyine ntacyo bimaze kuko ndamukunda, ariko uri umugabo wanjye kandi tugomba kubana kandi ngomba kukubaha nk'uko nabigusezeranyije. Noneho Peter ati icyo gihe yahise ambwira ati ewana ndikumva ibyo nibyo nashaka kumva, nicyo nashaka kumva, atariko nyine umbabarire nyine niba narangije ubuzima bwawe, umbabarire niba naraje mu buzima bwawe nkabuhindura nk'umwanda, ariko nyine nanjye nuko nagukundaga, nuko nanjye nisanze ngukunda, nta rundi rwango nari mbifitiye, nta n'undi mutima mubi nari mbifitiye, ahubwo nuko nanjye nisanze ngukunda. Ati se basi njye ntabwo wagerageza kunkunda aho gato niba kaba ari gato? Icyo gihe nahise mubwira ati oya ntabwo wenda nkwanga, yego nyine singukunda nk'urukundo nkunda Peter, ariko nawe ntabwo nkwanga kuko nyine nafashe umwanzuro wo kubana nawe, ngomba kubana nawe mu bibi no mu byiza, nubwo nyine bigoye, nubwo nyine wenda nabyiyumvishaga nyine wenda nagerageje kubyumva kuko nyine nari narabuze Mark, nari naragerageje kumushakira ahantu hose hashoboka nkamubura, ariko nyine kuba yagarutse nyine hari ikindi kintu byahinduye muri njyewe, hari ikindi kintu byangije muri njyewe nyine, nawe urabyumva nyine. Ubwo Peter yahise ambwira ati nta kibazo, ubwo ngubwo ndabyumva nyine ndabyumva. Noneho wa musaza ahita amubwira ati siwumva noneho ko utangiye kubyibuka, uwo musaza nyine niwe Mark. Ahita amubwira ati noneho ubwo titse none se wakomeje ukambwira ukuntu byaje kugenda. Umukecuru ageze aravuga ati ibindi nyine ndikumva ntabyibuka, ati wenda nuza kugera ahandi hantu uraza kumbwira nyine. Umukecuru ahita amubwira ati ariko ubundi siwe Mark, ati niwe Mark, nanakumenya ahubwo. Umukecuru ahita amuhobera ati disi Mark we nari ngukumbuye ndagukunda nyine. Umukecuru ahita amubwira ati nyine sinzi kurate ubundi hari harabaye iki nyine ko numvaga ko naherukaga kukubona ko nese kuki wari uri hafi yanjye ntunambwire ko ari we Mark. Noneho mu gihe kimara kumubwira gutyo muzehe haje aramubwira ati riga nyine nashaka ko nyine wibuka ibintu byose. Umukecuru ahita amubwira ngo nibuka ibiki ushaka ko nibuka. Akimara kumufata umukecuru ahita akomera avuga ati oye wintoba winkoraho wigira ute, ati kumbwira inkuru ntabwo bivuze ko unyibwirisha inkuru unkoraho ungira ute, ati iyo mico ni bibi, ati wabonye rero nkunze inkuru yawe, ati wumva ko nyine ugomba kujya unkoraho uko wishakiye, wumva ko nyine wumva ko ugiye kungira uwawe, ati hoya ibyo ntabwo byakunda nyine. Umukecuru aribuka byageramo hagati akongera akibagirwa nyine, nk'ahangaha yaratangiye kubara inkuru, yaratangiye kuvuga inkuru nyine ukuntu bimeze, inkuru yabo y'urukundo ukuntu yagenze, ariko nyine yagezemo hagati ahita yibuka, ndetse ahita nisubirana umusaza, ahita atangira kumuteza abantu, ahamagara abaganga nyine kuko bazi ikibazo umukecuru afite, bahita baza baba baramutwaye. Umukecuru yaragiye aratekereza avuga se niba icyo ubundi nari bundi uriya musaza yaratangiye kumworakora kubera iki, byari bigenze gute, ariko ahita avuga ati ariko hari inkuru yari kumbwira kandi numvaga nyine hari akantu, hari ikintu nari ndi kwiyumva, ubundi bigenze gute, ubundi bije bite. Umukecuru yahise yongera yisubiraho, aragenda nyine atuje, aragenda abwira wa musaza ati mbabarira sinzi ukuntu byari bigenze, mbabarira sinzi ibintu byari binjemo nyine, nanjye ntabwo mbizi, ntabwo nzi ukuntu byari bigenze, ariko byibura wambabarira ugakomeza kumbwira ya nkuru, wambabarira ugakomeza kumbwira nyine, ndacyashaka kumva nyine ukuntu ibintu bigenda nyine, ukuntu inkuru y'abari abantu yarangiye. Ubwo rero umusaza
yarakomeje aramubwira ati ubwo rero nyine twari twaragarukiye aho Peter na Rose bari kuganira. Ati ubwo Peter we yaragiye akimara kumva ko nyine Mark na Rose bagikundana, we yaragiye ahamagara kwa sebukwe arababwira ati umukobwa wanyu yabonetse ndetse n'ibintu ahangaha bimeze neza. Arababwira ati ariko ndi gutegura ikirori cyo guha ikaze umugore wanjye mu rugo. Ati ndi gutegura ikirori kandi ndashaka ko muzaba murimo, ndashaka ko nyine dutegura ikirori ndetse tukongera tukanasezerana bwite, kuko nabonye ko ibintu bikomeye, nabonye ko nshobora gutinda gato bakamuntwara. Ati ubwo rero ngomba gukora ikirori, nkongera ngakora ikirori cy'ubukwe bwanjye ndetse n'umugore wanjye, ndetse kandi ndashaka ko mugomba kuba muhari, ndashaka ko mutumira inshuti n'abavandimwe. Ubwo Peter yaratumiye inshuti zose, atumira abantu bose, ndetse aragenda nyine. Rose akamubwira ati si ibintu urimo ni ibiki? Peter aramubwira ati ndashaka ko twongera dukora mariage, ndashaka ibintu byacu twongera tukabirenovera bikaba bishyashya, ndashaka ko nyine twongera tukaba bashyashya mu rukundo rwacu, ibyashize tukabyirengagiza, ibyabaye tukabyirengagiza, byose tukabitera umugongo, twongera tukubaka urugo rwacu nyine rukaba rushyashya. Rose aramubwira ati ibyo ngibyo ndi kumva atari ngombwa, ubukwe twarabukoze, ibiki twarabikoze, ibyo ngibyo ndi kumva atari ngombwa. Mark akamubwira ati ariko nyine uyu ni umubano wacu mushyashya, ni umubano wacu mu bushyashya tugiye kurema, hatajemo bya bibazo, hatajemo yuko mama wawe yafunze inzandiko z'umukunzi wawe, hatajemo ikibazo cy'uko papa wawe yafungishije wari umukunzi wawe. Nyine ibyo ngibyo ndashaka tubitere umugongo, byose tubyirengagize, tubane mu buzima bushyashya. Rose aramubwira ati ariko ibyo ngibyo ntabwo wabingishije inama, ibyo ni umwanzuro wawe wagiye ukifatira ukagira ute. Noneho Peter aramubwira ati ariko se ntabwo nkunda, nese ni basi wenda nese uracyashaka kubana na Mark, basi nkure kuri wigendere. Rose aramubwira ati ibyo si byo ngombwa, nibitangira kuzana ibyo ngibyo aka kanya, ariko nanone wakabaye warambwiye. Rose nako Peter aramubwira ati rero njye ikintu nshaka no kugushimisha, ikintu nshaka no kubona wishimye. Niba nyine wafashe umwanzuro wo kugaruka hano, wowe ufashe kuko nyine wabona ko bikwiye kugaruka, ufashe ubona ko nyine bikwiye ko nyine ugiye kubana nanjye. Rero niba ugiye kubana nanjye, ndagusabye byibura binkorere nishime, unkorere icyo kintu, mbabarire, twongere dusubire mu masezerano y'ubukwe bwacu, twongere dukora ubukwe bwacu bundi bushyashya. Ubwo rero Rose yaravuze ati nyine ubwo nta kundi, nyine niba wafashe umwanzuro ubwo niko bimeze, ariko nyine ibyo ngibyo ntabwo byari bindimo. Noneho Peter aramubwira ati oya nta kibazo, I hope ko uraza kubyishimira, wipfa kubyemera, pfa kuba ubyemeye kandi ndagushimira cyane kuba ubyemeye. Noneho ubwo Peter nyine yaragiye, Rose akimara kugenda, nyine akimara kujya mu cyumba, Peter amera nyine nk'umuntu ubabaye. Ntabwo tuzi impamvu Peter we nyine ariko ababajwe nuko nyine ari gukora ubwo bukwe, kandi nyine Rose amwemereye ko nyine bagomba gusubira mu bukwe. Ntabwo tuzi impamvu nyine agiye, nyine Peter asigara ameze nk'ucitse intege. Peter ahita afata phone, arahamagara nyine, ahamagara inshuti ze zose, arangije ahamagara ndetse na Mark. Aramubwira ati Mark, ati ndagushaka hano, ati mfite ubukwe nyine, ngomba gusubira mu masezerano hagati yanjye n'umugore wanjye, kandi ndagushaka kuzaba uhari. Peter nako Mark aramubwira ati ibyo bintu ntabwo nyine urabizi ibibazo biri hagati yanjye namwe, urabizi ukuntu ibintu bimeze, ndumva ibyo ngibyo atari ingenzi ko njye naba mpari. Noneho Peter aramubwira ati hoya byanga binuka ugomba kuba uhari, igisabwa cyose cyaba cyose ugomba kuba uhari. Mark aramubwira ati hoya ibyo bintu ntabwo nzaba mpari, uko byagenda kose sinzaba mpari, ntabwo bishoboka ko nazaba mpari. Okay, Peter aramubwira ati okay nta kibazo, ati ubwo niba ari kubyumva atari ko nashaka kuzaba uhari. Ubwo rero bakimara kuvugana gutyo, Peter nako Mark amaje kumwangira, Peter yahise ahamagara izindi inshuti zabo zo mu gisirikare, arababwira ati ndashaka ko munkorera akazi, ndashaka ko munkorera akazi, ndashaka ko muzanzanira umuntu gutya na gutya, mugenzi wacu mukazamuzana nyine tu. Ubwo nyine abahaye akazi, ntabwo tuzi umuntu abahaye akazi ko kuzazana muri ubwo bukwe. Ubwo rero twebwe
turicaye aho nyine umukecuru baracyamubwira inkuru. Umukecuru nyine bakimara kumubwira inkuru, uko bari kumubwira inkuru nyine wari kumva ari kumva nyine ibintu uko bimeze, ukuntu byagenze. Ubwo rero natwe niko ikirori cya Peter na Rose cyegereje nyine. Umunsi warageze w'ubukwe. Ewana n'urugo rwiza nyine, ibintu bimeze neza. Ababyeyi ba Rose baje, aba Peter baje. Ewana ibintu bimeze neza cyane rwose. Ndetse mu gihe nyine bakiri aho ngaho wari kiri gushyashyana, Peter ari kugenda yakira abantu, Rose nawe ari kwakira abantu, ariko Rose ntabwo yishimye. Ndetse na Peter nubwo ari kurenza akishima, ariko agera kugera hirya akarira nyine, akababara nyine. Ntabwo tuzi ikintu kiri kumubabaza, ntabwo tuzi ikintu kiri kumuriza nyine. Ubwo umuganga yaraje, nako ushinzwe gusezeranya abantu yaraje, araza nyine. Ibirori bari bubikorera aho ngaho nyine, n'abakire nyine, ibintu byose babikorera aho ngaho. Ubwo mu gihe akiza nyine, Peter yaragiye ajya imbere y'ubuyobozi nako y'abantu bose, aravuga ati umwanya twari dutegereje nguyu urageze, rero dukurikirana ibirori, twumva ibirori ukuntu bimeze. Ubwo bakiri aho ngaho, b'abahungu babiri Peter yari yahamagaye, rero timugeze he ko ntari kubabona. Baramubwira ati rero turaje turi kwihuta turaje. Noneho Mark bari kumwe n'umuntu bita Mark aravuga ati ariko se munjyanye he ko ibintu ntari kubyumva, ibintu ko ntari kubisobanukirwa, munjyanye he? Mu gihe bakiri aho ngaho rero, Mark bari bamupfutse amaso nyine, bari kumwe ati tugufitiye surprise. Yagiye kubona nyine bamufunguye ibitambaro, abona yisanze ahantu hari abantu benshi. Agiye kureba neza, abona Peter aho ngaho. Arangije ahita ashaka gusubirayo nyine. Mu gihe ashaka gusubirayo, umupadiri nawe yari ari kuri aritari. Akijya gusubira inyuma, akijya gukatanga avuga ngo gutya na gutya, Rose ntaramubona, ndetse na Peter we yamubonye. Peter yumvikanye n'umupasiteri ati akigera hano ihita bivuga nyine. Ubwo Peter nako Mark akijya gusohoka, ntuza nyine umupasiteri yahise avuga ati nagira ngo mbabwire ko uno munsi ari umunsi w'ubukwe bw'abana bacu, ubukwe bwa Rose ndetse na Mark. Abantu baravuga ati bigenze bite? Ibintu turi kubyumva neza cyangwa ntabwo tubyumvishe neza? Mu gihe na Peter nawe yarakimara nako na Mark yarakimara gusa n'usohoka, yahise ahagarara ahari. Arangije Rose baravuga ati ibi ni ibiki ndi kumva hano sheri, ibi ni ibiki ndi kumva. Noneho Peter aravuga ati kuri kubyumva nanjye niko ndi kubyumva. Noneho abantu barasakuza, noneho mu gihe bari gusakuza, pasiteri nyine aravuga ati mwabyumvishe neza, uyu munsi ni umunsi w'urukundo ni umunsi wo kubana, ni umunsi w'urukundo wo gushyigikira urukundo rwa Peter rwa Mark na Rose, ni umunsi wo kubahuza nanone. Ati ibyo byose byakozwe n'umuntu bita Peter nyine. Ati reka tumuhe ijambo. Noneho Peter nyine aragenda ajya kuri stage, aravuga ati ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu nyine bigoye cyane. Ahamagara Peter, ahamagara Mark, aravuga ati ngwino hano imbere. Mark aratambuka, ndetse na Rose nawe aramuhamagara ati ngwino imbere. Arangije abafata ukuboko, aravuga ati mumbabarire kuba naritambitse mu rukundo rwanyu, mumbabarire kuba naraje nkabangiriza ubuzima, ariko nyine uri inshuti yanjye Mark, uri inshuti yanjye cyane pe. Ati ndetse na Rose n'umugore wanjye, reka aka kanya ibyo kwikunda, ibyo kugira ute, niba aho kugira ngo mbane n'umugore wanjye ababaye, aho kugira ngo mbane n'umugore wanjye nanone inshuti yanjye babaye, byibura watabaye ubuzima bwanjye. Ndetse nigeze kukubwira ko umunsi umwe nzabikwitura, nigeze kukubwira ko umunsi umwe ibyo nkoreye nzabikwitura. Ati rero aka kanya ndashaka ko nongera kubahuza, ndashaka ko nongera guhuza urukundo rwari rwaratandukanye, ndashaka kutaba inzitizi cyangwa se kutaba imbogamizi, kutatambamira urukundo rwanyu, nibyo nshaka. Aka kanya ndashaka ko nyine mbahuza mukongera mukibanira, kuko nshaka kubona Rose ari yishimye nka kera, nshaka kubona Rose ari guseka. Ariko ubu ngubu nyine ndabizi ko nubwo twabana nyine nkajya mubona ahora arakaye, akajya ahora
isura ye yijimye mu maso, nta kintu byaba bimaze. Naba ndi kwikunda ariko nanone nanjye ndi kubangamira undi muntu. Ati kandi ikindi Mark ni inshuti yanjye, yantabariye ubuzima. Kuri ubu ngubu niyo atabutabara ntabwo nakabaye nkiriho. Rero reka muri ubwo buzima yatabaye, muri ubwo buzima kuba yaratumye ndiho, reka nanjye ngira icyo nigomwa, reka nanjye nigire ubuzima nanjye nigomwa bumwe, nanjye muhe nyine naho baho yishimye. Abantu bose nyine barumiwe, bakoma amashyi, baravuga ati nyine uno ni umugabo akoze ibintu bya kigabo. Ariko bamwe ntibanabyumva nyine, n'ababyeyi be ntibabyumva, ariko nyine n'umuntu mukuru. Noneho Peter aravuze ati nyine ntabwo nyine buri muntu wese yakumva ibintu nkoze, ntabwo yasobanukirwa ibintu nkoze, atariko ibi bintu nkoze mbikoze mbishaka, mbikuye ku mutima, kandi ni nacyo kintu cya mbere, ni nacyo kintu kibanza nari nkwiye gukora, ni nacyo kintu nyine umuntu wese ushyigikira urukundo yagakwiye gukora. Noneho Rose aramubwira ati gusa ibi bintu uri gukora ni ibiki? Ati aramubwira ati sheri we tuza, ati ndabizi ko ukunda Maka, ndabizi ko umukunda cyane, kandi ndabizi ko na Maka agukunda, ndabizi ko n'ubundi nyine inkuru zanyu yajyaga zimbwira nyine. Ubwo rero ntugire ikibazo. Noneho Maka aravuga ati gusa bro uri seriye man, ibintu uri gukora nibyo, ibintu uri gukora wabitekerejeho? Noneho Peter aramubwira ati sinagusezeranyije ko hari ikintu nzagukorera. Ati iki nicyo kintu nanjye nagakoze, iki nicyo kintu nagakoreye umuntu wantabariye ubuzima. Ati byibura nanjye akaniko kantu gato nagakwiye kugukorera, byibura kugira ngo uzabe wowe wishimye. Nyine Mark yahise amuhobera aramubwira ati bro ewana urakoze cyane, urakoze sinzi ukuntu nagushimira. Noneho na Rose nyine nawe ahita yishima, aramuhobera avuga ati urakoze pe, urakoze. Nanjye niba hari ikintu nzakwitura, niba hari ikintu nzagukorera uzakinsabe. Ati kandi natwe twiyemeje kuzagushakira undi mukobwa uzagukunda, twiyemeze kuzagushakira undi mukobwa nyine ewana uzaba hari mu gihe uzaba umukeneye, kandi urakoze cyane. Noneho ubwo nyine mu bitaro nyine abantu bose barishimye nyine bakoma amashyi. Noneho mu bitaro nyine na Rose ahari aravuga ati yo mbega abantu bari mbega umuntu, mbega Peter ukuntu yari umwana mwiza. Ati icyo ugenda byibuka ko Peter yantanze, icyo ugenda byibuka ko Peter yakumpaye, ndanabyibuka ni naho twaje kubanira. Ati yenda byibuka ko twaje no kubyara n'abana, ahubwo abana banjye bari he ngo mbasuhuze. Arangije nyine abana nabo bari baraho hafi, nyine bari baraho bahita baza nyine mama wabo barabahobera. Aravuga ati najyaga mbabona ati mumbabarire kuba ntabibukaga abana banjye, mumbabarire kuba nari narabatereranye, ariko aka kanya ndibuka ko uyu nguyu ari papa wanjye, ari papa wanyu, ndibuka ko uyu nguyu ari we mugabo wanjye Peter. Ati ndabibuka, ati ahubwo mureke dutahe tuve muri ibi bitaro, ndabyibuka noneho byose. Ati mama huya tuza, ushobora kongera ukibagirwa? Ati hoye niyo nakongera kwibagirwa, ariko ntabwo nakongera kwibagirwa ko muri abana banjye, ntabwo nakongera kwibagirwa ko Makuri hano ari umugabo wanjye. Ati hoya ntabwo nakongera kubyibagirwa. Ati yes we, ati nari narahombye, ati mfite abana bangana gutya nkaba ntabibukaga, mfite umugabo mwiza gutya nkaba ntamwibukaga. Ati Maka uracyankunda se? Ati amakuru ya Peter bundi Peter we bimeze bite? Ati Peter ko nyine ntabwo geretse kumubona. Aravuga ati Peter ari aho ngaho, nabo ari mu zabukuru, ameze neza nyine. Ati nabo nyine yari yambwiye ko uno munsi ashobora kuza kugusura, yari yambwiye ko uno munsi ashobora kuza hano nyine. Ati ubwo ngubwo nyine turamutegereje. Noneho nyine nyina w'abo bana ari we Rose aravuga ati none aka kanya najya kuruhuka, ndikumva najya kuryama. Noneho nari maze igihe ntaryama, ngira ngo ino nkuru irangire. Ati ndikumva najya kuryama. Ubwo nyine yahise avuga, abaganga bahise bavuga ati noneho ararushye reka ajye kuryama. Aravuga ati ariko nibwo najya kuryama kose uko naho naryama hose ntabwo nagenda nsize Peter, ntabwo nagenda nsize Mark umugabo wanjye, turararana turaba turi ku gitanda kimwe. Ubwo rero bagiye baroga, abana nyine barabasukura, barangije bajya kubasasira igitanda, baragenda bararyama. Mu kuryama rero bwarakiye mu gitondo abana baraje bajya gukomanga kuri mama wabo. Bakomanze kuri mama wabo basanga rikata ntari kuvuga, bakomanga kuri papa wabo basanga ntari kuvuga. Abaganga bahise baza birukanka, baraza mu kujya kureba basanze ari Rose umwuka washizemo, ari Peter umwuka, ntabwo ari Mark umwuka washizemo, bose nta n'umwe ugihumeka nyine.
nyine abana bararize baravuga ati mama yari agitangira kutwibuka none ahise nyine umwuka uyisushira, papa yari agitangira nyine nibwo twari tugiye kubona urukundo rwabona none hari hashize igihe kinini hafi kigera mu mwaka mama yibagiwe, none agaruye nyine ubwenge bwe bihise birangira nyine ahise ashira mu mwuka ati none reba na papa barajyanye ati se muri iki cyabeshe. Muganga aravuga ati mwihangane nyine ubwo nyine ni ku munsi wabo niko nyine byari byaragenwe nyine niko byagombaga kugenda, ati nyine niko kundi bavuga ati bikundanye birajyana. Ubwo nyine ari papa ari mama bose bapfiriye umunsi umwe. Kwa kundi nyine bajyaga bakunda gutera inkuru, umwe akavuga ati nimpfa ndifuza kuzavamo akanyoni, undi akavuga ati nimpfa ndifuza kuzavamo agafarasi, ndifuza kuzavamo ifarashi nziza, ifarashi y'umweru. Mu gihe nyine bakiri kwa muganga bagiye kubona babona ifarashi y'umweru, nyine ifarashi y'umweru nziza cyane, nziza iri aho hanze nyine. Iyi mugiye iri aho hanze nyine bajya kubona babona hari n'akantu k'akanyoni kaje kagwa kuri ya farashi, babona ya farashi nyine na yayo nyine biragiye nyine biri kugenda birenga. Baravuga ati buriya nyine byanga binoga, bariya ni ababyeyi bacu bari kutugaragariza ko aho bari hose bazajya baba batureba, bari kutugaragariza ko aho bari hose bishimye nyine. ubwo naho ngaho natwe inkuru yacu irangiriye, inkuru y'urukundo rwa Rose na Maka. Nubwo bwose baciye mu bibazo, nubwo bwose baciye mu biruhanyije, ariko byaje kurangira babanye. Ndetse turanashimira Peter nyine kuko Peter yaje gukora igikorwa cya kigabo, igikorwa cy'ubutwari. Nawe ibaza ari wowe ko wakwemera ugatanga umuntu ukunda, ukamwohereza inshuti yawe, ni ibintu byagorana. Reka mbashimire rero abantu twabanye muri ino nkuru yacu, inkuru y'urukundo rwa Rose na Maka, inkuru y'urukundo rwabo. Mwumvishe ko yari inkuru itangaje nyine, kugira ngo babe umwe yarabanaga n'undi, umwe yarakundanye n'undi, ariko batandukana, ariko birangire ku mpera nyine bongeye gukundana, ndetse n'umunsi wo gupfa kwabo baze gupfira rimwe nyine. Murumva ko nyine ibikundanye nyine birajyana, nta kundi rero. Ubwo nta kindi twakongeraho, ahubwo murakomeza kumva izindi nkuru zigiye zitandukanye kuri 55 TV show. Murakoze rero kudukurikira, share, comment and subscribe for more stories. Murakoze.